Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye iyi ngoma yawe y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 28 Gashyantare 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo kivugura amategeko umutwe 26 umurongo 16 kugeza ku 19. Musabwira Abayisiraheli ati, uyu munsi Uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza ayo mategeko n'iyo migenzo. Ujye ubyitaho, ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Uyu munsi dore watumye Uhoraho avuga yeruye ko azakubera Imana, ariko nawe ugakurikiza inzira ze, wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye, mbese ukajya wumvira ijwi rye. Uyu munsi kandi Uhoraho nawe yatumye uvuga weruye ko uzamubera umuryango w'ubukonde yihariye nk'uko yabigusezeranyije, kandi ko uzakomeza amategeko ye yose. Icyo gihe rero azagukuza, agusumbisha ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe icyubahiro n'ubwamamare n'ishema. Bityo ubere Uhoraho Imana yawe umuryango mutagatifu nk'uko yabigusezeranyije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo bagakurikiza amategeko y'Uhoraho. Hahirwa bumvira ibyemezo bye bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ni wowe witangarije amabwiriza ugira ngo yakurikize ubutayahuga. Icyampa ngo inzira zanjye zihame kugira ngo nkurikize ugushaka kwawe. Nzagushimagiza n'umutima uboneye, maze kumenya amateka atunganye uciye. Ugushaka kwawe nzagukurikiza, ntuzantererane bibaho. Uhoraho, hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza ku 48. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe, wanjye umwanzi wawe. Ngeyeho ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza. Bityo muzabe abana ba So uri mu ijuru, we uvusha izuba ryo kubabi no kubeza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusaba bakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bose ko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvindimwe, muzamurushije iki abandi? Ese abatazi Imana bose ko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko So mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko So mu ijuru ari intungane. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka. Buri munsi ureke Nyagasani kwigarurire. Buri munsi ukore ku butungane bwa Nyagasani, nawe ube intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Iyi Ivanjili umutwe wa 5 umurongo wa 48 w'Ivanjili Yezu Kristo yanditswe na Matayo, n'umurongo uduhamagara twese nta n'umutuvuyemo, ko twese turi abanyabyaha, ariko tugomba kurebera ku Mana. Wa mugani, nta muntu w'umuhanga urebera ku muswa, nta muntu umugira neza urebera ku mugira nabi byananiye. Twese tureba kwa bishoboye, nta wundi wabishoboye usibye Yezu Kristo dukurikiye kandi dukurikiza. Rero nushaka kugira neza ukandeberaho ngewe umunyabyaha, icyo gihe ntaho uzagera neza. Bidusaba twese kugira indorerwamo yo kurebera kuri Kristo, we ntungane y'ukuri. Mwebwe rero muzabe intungane ko So mu ijuru ari intungane. Ntabwo ubutungane bwacu bufatira kubw'abantu, kuko buramutse bufatiye kubw'abantu ntaho twagera. Imbabazi dutanga ziramutse zifatiye kuza abantu baduhaye, kuko iz'abantu zo ari ikiguzi, ntaho twagera ntidushobora kubabarira. Niyo mpamvu turebera ku mbabazi z'Imana, ku mpuhwe z'Imana, ku butungane bw'Imana, kugira ngo natwe dushobore gutungana nk'uko Imana itunganye. Ntabwo Imana itubwira ngo mutungane nk'uko Masumbuko ateye, mutungane nk'uko Mariya ameze, mutungane nk'uko Yohana ameze, mutungane nk'uko runaka uyu n'uyu ameze. Ni ugutungana nk'uko Imana itunganye, turebera ku Mana. Ingingo remezo iza guturanga kuri aya masomo iritwa ngo gukunda abanzi bacu, l'amour de nos ennemis. Ese umwanzi wawe ninde? Ese umwanzi wawe abaheye?
ngo ubutungane ni ukugeraho ukunda umwanzi wawe. Ubundi nicyo kizamini nanjye kuvuga gikomeye cyane. Kuri iyo foto nawe umuntu akubwira ati ukunda umwanzi wawe, wabigenza ute? Hari umuhanga wigeze avuga ati uyu mwitozo mugeye ukurikirane neza uraza kugufasha, kandi koko uraza kukwereka ko hari aho utaragera. Umuntu w'umuhanga aravuze ati ikizakubwira umwanzi wawe aka kantu uzagakore. Ikizakubwira umwanzi wawe ni iki? Ngo umunsi wasanze umwanzi wawe, wowe wita umwanzi wawe ari kurwana n'impyisi, nuko ukagera aho ushobora gutabara ya mpyisi, wa muntu ukamureka. Umuntu niyo mwanzi wawe, kuko uzamenye ko noneho ari umwanzi wawe. Kuko ikizakubwira nyine ko ari umwanzi wawe, uzarangiza gutabara ya mpyisi, ugiye kurikira aka kantu, ya mpyisi ihita ikuruma wowe nawe uhita urangira. Icyo gihe nyine uzaba umaze kubona umwanzi wawe ari we. Uko niko neza uzisuzuma uzabona umwanzi wawe. Akenshi natwe dukunze kwita bagenzi bacu ko ari abanzi bacu, ariko icyakubwira umunsi impyisi yaje ikamuruma ntumutabare, yarangiza impyisi igahindukira nawe igakuruma, nibwo uzumva umwanzi icyo ari cyo. Nibwo uzumva ko nta muntu ubaho umwanzi, ko ahubwo akenshi nibwo uzumva agaciro k'umuntu. Nawe icyo kibazo ujye kibaza, usanze umwanzi wari kurwana n'impyisi, watabara nde? Wasiga nde? Wakiza nde? Wakiza impyisi cyangwa wakiza uwo mwanzi wawe? Ibaze nanjye nibaze. Ku isomo rya mbere tumaze kuzirikana mu gitabo cy'Ivuguramategeko, Imana iratwegereza itegeko ry'urukundo, ko tugomba gukunda Imana kuko nayo idukunda, gusezerana kubera Imana abayoboke beza kuko nayo itubera Imana umubyeyi wacu. Nta rindi tegeko tuzigera tubona usibye itegeko ry'urukundo ryo gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Ivanjiri y'uyu munsi iratwegereza kuri urwo rukundo, urukundo rwa mugenzi wacu, kugeza nubwo tumugezeho wa mwanzi wacu. Iyo niyo bita indunduro y'urukundo. Ukuri ifoto nawe, umuntu araguhemukira, umuntu arakwiba, umuntu aguca inyuma, umuntu arakugambanira, arakwicira, warangiza ngo umukunde? Wabihera hehe? Mu buhe buryo? Ryari? Ese arashaka gutubwira uno munsi kugira ngo twerekane ko dukunda abanzi bacu, tujye tugenda twasamye turya ibibonetse byose, yewe baduha n'uburozi tukabwakira, ngo kugira ngo twubahirize ivanjiri uno munsi? Hari ikintu gikomeye ashaka gutubwira nyine cyo kumureberaho, kurebera ku butungane bwa Yezu. N'ihandi Yezu nanone atubwira urumamfu n'ingano, imbuto nziza guturana. Bizaturana ryari? Kugeza ryari? Kugeza ku ndunduro. Nguko umubi ashobora guturana n'umwiza bakagerambana, kuko twese tutari bamiseke igoroye. Akenshi urwango ruza ryari? Igihe ndi mubi nkabana n'umuntu mubi, ko biri kose tuzashwana, tuzangana, kuko turi babi twembi. Ariko igihe wowe wabaye mwiza njye nkaba mubi, uko biri kose niba uri mwiza uzabasha kunyihanganira kugeza ku ndunduro. Ya amare adi ungwemu ya Yezu Kristo, ukunda kugeza ku nzara, ukunda kugeza ku musozo. Yezu rero ibi ntabwo bivuze amagambo gusa, yabishyize no mu bikorwa. Cyagiye twitangira ku musaraba, akadukunda, akatwitaho kugeza ubwo akunze n'abanzi be. Twibike ko Yezu yasabiye n'abishibe ati dawe babari kuko batazi icyo bakora, bamaze kumwica. Ibi Yezu atubwira ni ukugira ngo nk'abantu natwe tumufatireho urugero, kuko nuramuka ufatiye urugero kuri njyewe ufite urwango, nanjye bizarangira ntaho ugeze. Kugira ngo ugere aho ugera ntabwo ari imbaraga zawe n'ubushobozi zawe, ahubwo ni imbabazi z'Imana, kugendera ku Mana, kugendera ku butungane bw'Imana. Naho ubundi kukubwira ngo ukunda umwanzi wawe, ukunda umuntu ukuryaya, byo ntibyahita bigushobokera mu gihe utari kubona urugero rwiza ugomba gukurikira Yezu Kristo no gukurikiza, gukunda kugera ku musozo wa muntu waduhemukiye. Igihe cyose uzabaho utekanye, umeze neza, ufite urukundo, uzashobora kubana na wa wundi utarufite, kuko bariho abagome, bariho abagira nabi, bariho. Ariko se ni ngombwa ko Imana ibanza kugukiza umugira nabi kugira ngo ubeho wowe mugira neza?
kumenya kubanira umuntu mwangana. Abisiraheli bitaga abanzi babo abanyamahanga, abatari Abisiraheli abagira nabi. Abo bose badahuje igihugu, badahuje umwuga, abanyamahanga bakabita abanzi babo. Nawe rero wongere urebe niba nta muntu wise umwanzi wawe, kandi wajya kwisuzuma ugasanga ahubwo ari wowe ufite ikibazo, ari wowe mubi. Yaba ari mwiza mu byekano gace uturongo dutatu, nuriya washoboye kumubanira neza, kuko ubwo bwiza n'ubwiza nyine burebe ku Mana ushobora gutuma ushobora kubana na ziriya ndyarya, ukabana na bariya bahemu, ukabana n'abicanyi, ukabana n'ibisambo n'abandi benshi baguhemukira kubera bwa bwiza bw'Imana. Ikibazo dukunze kugira nuko akenshi dukunze kuvuga ngo baranyaga, baranyica, barampemukira, barambihiriza, twebwe tukabyikuraho. Kwikuraho ikibazo, kumva ko twari turi bamisi ikigoroye, kumva ko abandi batwanga, hanyuma se wowe nta ruhare ubigiramo. Mwebwe aho muzaba intungane kuko so mu ijuru ari intungane. Amen, amen, amen. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo w'umukire waratunze ibintu byinshi cyane, ibintu bya mirenge, amafaranga menshi cyane ku zitasimbuka, ariko agahora yikanga ibisambo abantu baza kumwiba, ngo ku buryo nta muntu umwe yizeraga ku isi, habe n'umwana we, habe n'umugore we, nta n'inshuti ye, nta muntu umwe yizeraga ku isi, ko yikangaga buri gihe baza kumwiba. Nuko afata icyemezo cy'uko agiye gufata amafaranga ye yose akajya agendana, afata igikapu akajya agiheka, hagiye aheka amafaranga kugira ngo ataza kugira n'umwe umwiba, kuko nta muntu umwe yizeraga ku isi. Nuko ngo kera kabaye igihe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine kibatarara bushyitsi, wa mugabo waza kujya muri dushe, aza kujya kwiyuhagira. Atangiye kwiyuhagira yumva nkaho hari ukubise urugi, ntawamenya niba ari umuyaga, ntawamenya niba ari umuntu. Aza kwibukira aho ngaho ari gukaraba ko bishoboke ko atasize akinze icyumba, atasize akinze urugi rwo hanze. Ati noneho amafaranga barayajyanye. Kwa mugabo uvana bwango ahita asohoka muri dushe, nawe urumva ukuntu yasohotse, sinza kwirirwa mbikubwira. Arasohoka yihute no gukingura urugi hanze, atangira avuza induru ati baranyibye, ya mafaranga baratwaye. Nuko abantu benshi baza bahuruye, nuko barahurura baza gutabara. Umuzamu warindaga urugo rwe araza ati igisambo ndagifashe. Nuko wa mugabo ngo abwira umuzamu ati fata umuhoro uhita ugitema buvana bwangu, ubundi gitahe gitemwe. Nuko wa mugabo w'umuzamu ahita atema cya gisambo akaboko. Wa mukire atangira kuvuba bari impande zose, agiye kureba asanga ari akaboko ke batemye. Ntuze kumbaza uburyo yahitiye kwa muganga agiye kwivuza, ati igisambo nagifashe. Kandi ari wowe wifashe, ati mu ntemere igisambo, mu giteme. Byaje kurangira nyine abantu benshi bahuruye, bagiye kumwitaho, bagiye kumuvuza. Ntuze guhita umbaza aho ya mafaranga yahereye, uburyo amafaranga azakomeza gusigasirwa. Birashoboka ko azongera kuyibuka cya gisebe kimaze gukira, ka kaboko kongeye gusubirana. Mufate igisambo nagifashe, iki ndagifashe cy'inteme, ugiteme. Byaje kurangira nyine bamutemye, na n'ubu bishoboke ko akiri kwivuza cya gisebe, kakaho cyabaracyari kugasubiranya. Baho cy'Imana Yesu Kristo akuzwe. Yamvugo cy'Rwanda igira iti igisambo kiba hehe, igisambo kiba mu nzu, igisambo kibi wawe. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura, wongera urebe aho umwanzi waherereye. Icya mbere, iyo uyinjiyemo ushobora gusanga ari wowe uyiba, cya gihe utagirira abantu icyizere, ari wowe uhemukira, cya gihe wumva nta muntu n'umukizera, abantu bose barabakuyeho amaboko, nta n'umukizera, abantu bose barabona igisimba, abantu bose barabona baje kukugira nabi. Warahahamutse, waragowe, nawe ubwawe ntukiyizera. Uraza kwisuzuma usange kubera kwiyandarika kwawe, kubera ubugugu bwawe wibihiriza ubwawe. Igihe kizajya rero nawe witeme, nibwo uzumva ko abandi ari abantu, nibwo uzumva ko umwanzi ari wowe, wibereye umwanzi ubwawe nawe, kubera za ngeso mbi zawe zo kugundira no kugira icyizere gike. Birangira utizeye n'Imana, birangira utizeye ndetse n'Imana yakuremye. N'urwango
twanga abandi, ntitumenye ko natwe ubwacu tuba twiyanze. Urebe igihe kirekire umara uri kwicunga, uri kwitekerezaho, uri kureba ibyaho gusa aribyo uhugiyemo, ariko ntiwite no ku by'abandi. Nimwite no ku by'abandi. Uri gucunga amafaranga yawe, umutungo wawe, ariko udashobora gucunga abandi ngo bacungure ngo bafashe. Icya gatatu twasorezaho ni umuntu. Umuntu ni iki? Umuntu ni ishusho y'Imana. Umuntu ari mu ishusho y'Imana. None ko wishe umuvandimwe ukaba mu ishusho y'Imana iwawe, bizarangira nawe uyishe, ngo kwiyahura, ngo kwitema. Kubera iki? Ntukizera Imana, ntukemera Imana. Uyu munsi nge nawe dukura umwanda wacu, umwanda w'inabi, ubugira nabi, ubugome, ububisha, ibintu byose bitujeho, abakugiriye nabi, abagututse byose ukarunda mu mutima wawe, urwango. Ese uri ingarani, uri inzira, uri pibeli? Kuki ibintu byose ugenda mu mutima wawe umwanda, urwango? Nguko uko nawe uhamagara none gukora isuku iwawe, wirinde urwango, wirinde umunabi, ugenda neza mu nzira z'Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Yesu Mukuru wa Gisirasi wa Diyosezi ya Cyangugu.